muri sinema hari igisata cy'amafilime abantu benshi bakunze kureba, cyane cyane urubyiruko rwinshi dusanga ko aya mafilime bayakunda cyane. Ahandi mafilime ni filime abenshi bakunze kwita filime z'imbaraga cyangwa se filime z'ama superheroes cyangwa se filime z'abanyembaraga, baba baguruka, yewe baba bakora n'ibintu byinshi ubona ko bitashoboka kubishyize mu buzima busanzwe. Ese izi filime z'aba Superman, izi filime z'aba The Flash, izi filime za Batman bazikina ute? Ese n'iri koranabuhanga ibyihishe inyuma babikora gute kugira tube tubibona kuriya zino filime tuzibona? Yego turazikunda, ariko se izi filime iki gitekerezo cyazo ni gute bagikompoza ubundi kikaza mu buzima busanzwe? Ubundi filime za superheroes ni zimwe mu zakunzwe cyane ku isi. Izi zerekana abantu bafite imbaraga zidasanzwe, ubushobozi buhanitse no kurwana kudasanzwe, ariko inyuma ya kamera ibi byose biba byakozwe hakoreshejwe ubumenyi bukomeye bw'ikoranabuhanga ndetse unateranyijeho n'amafaranga baba batakaje mu kugira ngo basohore zino filime, dore ko aba bakinnyi banazikina bakora imyitozo ikomeye n'ubuhanga budasanzwe. Kugira umenye uko izi filime bazikina, ibintu bifashisha mu kugira ngo bakine zino filime z'imbaraga cyangwa se zino twita filime z'aba superheroes, biragusaba ko iyi video uyireba kuva itangiye kugeza isoje. Ugeze hano bwa mbere ndagusaba gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo iyi video igere no ku bandi bantu ndetse tubashe no kubasangiza ku bumenyi. Murakaza neza, uyu munsi tugiye kwinjira mu buryo bwimbitse turebe ukuntu izi filime zikorwa kuva ku myitozo y'abakinnyi kugeza izi filime bazisohoye zikajya hanze, yewe zigakundwa cyane. Murakoze, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni Kavu Entertainment, mbahaye ikaze. Urubyiruko 90% rw'abatuye isi bakunda kureba filime, tugasanga ko 40% mw'aba ngaba bakunda kuzireba bareba filime z'imbaraga cyangwa se z'aba superheroes. Tugasanga ko ku isi abantu benshi, haba urubyiruko, haba abasaza, haba abakecuru, abenshi bikundira kwirebera amafilime, cyane cyane tukareba nko mu gihugu cy'Ubuhinde baza ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu muri iyi video nabateguriye ukuntu izi filime z'aba superheroes bazikina, uko bazikompoza inyuma ya kamera cyangwa se behind the scene yazo. Mbere na mbere tugiye kubanza turebe ibintu bitatu bifashisha mu kugira ngo bakine zino filime. Ibyo bintu bitatu numara kubimenya nibwo ndibuze guhita nkwereka uko izi filime koko byanyabyo bazikina. Izi filime za superheroes bifashisha ikoranabuhanga mu bwoko butatu. Ikoranabuhanga rya mbere niryo bita VFX. Iyi VFX ni special effect cyangwa se iyi ni special effect ihindura umuntu icyo atari cyo. Reka mbaho urugero. Ifata umuntu, niba wari ufite isura yawe igahita ihinduramo nk'ipusi, ariko iyo pusi yenda gusa neza n'isura yawe. Urugero, ku bantu barebye filime nka Avatar, ubu wajya kuvuga kavuga ngo ira Avatar bariya ngo ni inyamaswa. Oya, bariya ni abantu ba nyabo, ahubwo nuko iyo VFX iba yabafasha noneho ikabahindura kuriya director bashaka ko baba nka biriya binyamaswa, ikabashyiraho n'iramirizo. Biriya nta kindi kibikora, ni iriya mashini ya VFX. Ikindi kintu cya kabiri bifashisha ikoranabuhanga rya mudasobwa bita CGI. CGI mu magambo arambuye ni Computer Generated Imagery. Iyi ni imashini yo noneho ifata ibintu bitari bihari ikabyongeramo bitewe n'ukuntu mushaka uko ahantu hazaba hameze. Urugero, niba kuri scene cyangwa se kuri set aho muri gukina filime ari nko muri sale runaka, nimushaka ko aho hantu hazaba ari nka stade abantu bazaba bari kurwaniramo, inyuma bazashyira green screen, ubundi bakoresha CGI mu kugira ngo badesigninge neza iyo stade, uburyo bazareba iyo filime bazabona neza ari muri stade. Iyo mashini bikora niyo bita CGI. Irindi koranabuhanga bifashisha icyo bita green screen. Iyi ni screen ibisa n'icyatsi bakunze gukoresha cyane mu gushutinga nayo
kugira ngo bazifashishe CGI kugira ikunda nyine ari uko ari ibara ry'icyatsi cyangwa se ari screen bashyize inyuma y'icyo kintu cyangwa se aho hantu bashaka guhindura. Iyi screen ibafashamo. Noneho ubwo wamaze gusobanukirwa neza ibintu bitatu bifashisha, harimo VFX nayo basobanuriye, harimo CGI, harimo na green screen. Noneho ubu tugiye kureba uko izi filime z'aba superheroes bazikina. Mbere na mbere yuko aba superheroes batangira gukina izi filime, barabanza bagahabwa imyitozo ngororamubiri, ndetse aba bakinnyi babategeka no kurya indyo yuzuye, dore ko aba bakinnyi banatozwa n'amakarate, kung fu, judo n'indi mirwanire itandukanye kugira ngo neza bazashobore gukina kuri seti koko nk'aba superheroes. Ubundi mbere na mbere uko bakina izi filime barabanza bakabambika imigozi, bamara kubambika imigozi nibwo aba bakinnyi bitewe n'ahantu bashaka kuzabakompoza, cyane tubona ko aba bakinnyi bakunze akenshi ku bantu bagiye bareba ziriya filime z'imbaraga bakunze kubatereka ahantu mu isanzure, ahantu hari ibibuye, ahantu hari mu kirere runaka, cyangwa se mukabona kenshi bari kuguruka. Bira nta kundi babikora, barafata imigozi bakayambika nk'umukinnyi runaka. Reka njyewe urugero nahisemo kubereka nka filime ya Superman bamwambika imigozi, bamara kumwambika imigozi bagakoresha icyo bita stunt doubles. Naryo ni ikoranabuhanga rifasha umuntu ku buryo ubona asa koko naho asimbutse etaje, cyangwa se rifasha umuntu ku buryo umubona naho ari kuguruka. Ubundi neza uyu muntu bamwambika imigozi bagakoresha ikoranabuhanga rya stunt doubles. Noneho reka tuvuge ko kuri ubona Superman yurira igikuta, abari agakuta baba bashyizeho nka sample. Niba mvuze nka sample ngo ni nk'agakuta babubatse gatoya, bakakubaka ahantu muri studio cyangwa se kuri seti runaka. Ako gakuta Superman akambara imigozi, Spiderman akambara imigozi, yamara kwambara imigozi bakagenda bamuzamura gake, ariko ako gakuta kadahagaze neza, abwo ari agakuta kameze nk'aho gatambitse. Bamara kugatambika ubundi bakagenda bamuzamura gake, ubundi bakazabikora neza mubona Spiderman ari kurira ama etage, yajya kumanuka mukabona ari kumanuka ahantu hasa n'ari harehare, ariko ntabwo aba ari harehare, nuko ari CGI baba bagiye bakadesigninga neza ahantu h'ama etage bisa n'ari kumanuka nko mu mwobo. Ibi ngibi byose ni ikoranabuhanga bifashisha mu kugira ngo neza muzayibone kuriya muba muri kureba aya mafilime ameze. Ubundi aba bakinnyi bakina amafilime hariho n'abakomereka cyane mu gihe cyo gushutinga amafilime, dore ko aba bakinnyi bemererwa assurance y'amadolari miliyoni 10 yo kuzajya bivuza ndetse no kubakurikirana mu gihe cyo gushutinga. Aya mafilime amenshi akunze gutwara amafaranga menshi mu kuyashutinga, ariko nanone dusanga ko aya mafilime yinjiza amafaranga menshi cyane. Ahangaha urugero twavuga ni nka filime ya Spiderman, niyo twakwivugira igice cya mbere. Igice cya mbere dusanga ko cyinjije hagati ya miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ibi biratangaje, ariko ugasanga amafaranga n'undi yatwaye ntabwo arenze na miliyoni 11 z'amadolari ya Amerika. Ukumva ko izi filime nubwo ziba zabavunnye z'aba superheroes zirarebwa cyane ndetse zirebwa henshi ku isi. Yewe sinagenda ntibagiwe kubabwira ko nubwo izi filime zirebwa cyane, ugasanga muri Hollywood amafilime yaho arasohotse arebwe vuba. Urugero ni nka seri nshyashya yibita Under Influencer. Iyi seri yasohotse icyumweru kimwe itiza muri filime 10 za mbere zarebwe. Ibi ngibi wavuga ati ntabwo bibaho, ibi bibaho ni ibyanyabyo. Ariko nubwo ibi byose byaba, hari ikindi gisata cya sinema cya Bollywood cyangwa se sinema y'Abahinde. Sinema y'Abahinde niyo sinema ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere ku isi, kubera ko iyi sinema itera imbere mu buryo bwagutse kandi bugaragara. Iyi sinema
twari twaravuze ko abahinde batinya ibintu by'aba superheroes cyangwa se gukina filime z'abantu baguruka, ariko ubu nabo dore ko basigaye babikora. Kuva neza basohora iriya filime Kirishi 3, ibi byaciye impaka yuko abahinde nabo bari mu bantu ba mbere bafite sinema ikomeye kandi iri kugenda izamuka. Urugero, ubu ngubu nka filime ya mbere yitwa Bahubali, niyo filime iri kurebwa cyane ku isi akanya tuvugana, igakurikirana na filime bita Pushpa igice cya 2 aricyo bita The Rise. Ubundi muri sinema zo ku isi, sinema y'abahinde, sinema ya Hollywood nizo sinema ubu ngubu ziyoboye ku isi, dore ko ari nazo zisohora amafilime akarebwa cyane mu gihe gito, dore ko usanga izi filime zifite umubare w'abantu benshi bazitegereje mbere y'uko zinajya hanze. Nubwo izi filime z'aba superheroes ari nziza, ariko izi filime ukwiye kuzereka abana batoya, ukazereka n'abantu bakuru, ariko abana batoya ukababwira ko biriya bintu ukabibasobanura ko batari ibyanyabyo, kuko ibintu bishobora gukurura urupfu. Biriya bintu akenshi abana barabyigana bakasiga ubuzima, ariko izi filime ziba ari nziza ku muntu uzireba, dore ko banakoresha amashusho meza mu kugira ngo izi filime zagaragarire neza ku bazireba n'abakunzi bazo. Njye twabanye nitwa Adolphe, iyi ni Kavu Entertainment. Kwa like, share, subscribe. Ushaka ko twaza gukora kuri filime runaka batubwira muri comment, cyangwa se n'ikindi gitekerezo n'inyunganizi biremewe nta kibazo. Imana ibarinde.